Twongeye kubasuhuza inshuti zacu bene data bakundwa, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Twongeye kugaruka rero ku itariki dushima Imana yabanye natwe kuva mu kwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, turirukanse tugeze mu kwezi kwa 12. Imana yabanye natwe, Imana yatugiriye neza, twabonye imbaraga zayo, twabonye gukora kwayo gukomeye. Mumfashaho muri tuyihereze icyubahiro tuyibwira tuti Imana warakoze, 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 warakoze. Tugarutse imbere yawe tuzanywe no kugushima. Niko umuririmbyi yaririmbye ngo ngarutse imbere yawe nzanywe no kugushima. Nibutse imirimo n'ibitangaza wankoreye, twibutse uburyo ki twabaye muri guma mu rugo, twibutse uburyo ki twahuye n'ibinaniza umugenzi mu rugendo, ariko aka kanya tugaruye ishimwe tuvuga ngo Mana yacu warakoze. Haleluya. Turi kumwe rero n'ubundi na Ayera Ministry, umuryango w'ivugabutumwa rihembura imitima. Nzi ko mujya muhembuka iyo muri gukurikira ubutumwa bwacu. Duherutse kubaganira ku ijambo ry'Imana ryatwerekaga umwana w'ikirara no ku mpuhwe uko yagarutse, impuhwe za kibyeyi bidushushanyiriza impuhwe Imana itugirira, imbabazi z'Imana yacu. Uyu munsi rero nanone twabazaniye umutumirwa tugiye kubagezaho, araje abibwire, nuko dusoza umwaka tubifuriza Noheli nziza, tubifuriza no gusoza umwaka neza, imitima yacu ihembukira imbere yayo. Insanganyamatsiko y'uyu munsi rero iratubwira kuba bugufi bw'Uhoraho, kuba bugufi bw'Imana. Twamaze igihe tubona abagore benshi b'intwari. Uyu munsi rero twararitse nanone umugore w'intwari kugira nawe atuganirize, atubwire ku iyo nsanganyamatsiko. Turakwakira umukozi w'Imana, ubwire abaduteza amatwi. Uri kumwe n'umuryango wa Ayera Ministry, umuryango w'ivugabutumwa rihembura imitima. Karibu. Urakoze cyane Pastor Chantal, ndanezerewe cyane uyu munsi kubana na Ayera Ministry. Amazina yanjye nitwa Kayisinga Anna, ndi umumama, mfite abana 4 n'umutware. Nshimira Imana, ndi umukozi w'Imana mu muryango witwa Isiri Partners. Uyu munsi rero nejejwe no kubana na Pastor Chantal muri Ayera Ministry. Nk'uko abivuze, insanganyamatsiko iravuga kuba bugufi bw'Imana. Ndayikunda Ayera Ministry, bacisha ibiganiro byinshi byiza, njya mbikurikirana. Batwigisha amagambo atandukanye meza menshi avuga ku butwari bw'abagore, si bo bonyine, twese tugomba kuba intwari imbere ya Kristo Yesu. Rero uyu munsi nifuje ko tusangira icyanditswe kiri mu Kuva ibice 33, kuva ibice 33 umurongo wa 21. Ni inkuru y'ikiganiro Mose yagiranye n'Imana, yifuza cyane kuba yakwegera Imana, yaganiriye nayo n'Imana ibiganiro birebire cyane, imubwira iti ntabwo ndi bwemere kugenda ngo ntware ubwoko bwa Isiraheli ngende nyine. Imana ikamubwira iti umura turi kumwe. Ikomeza imubaza, Mose abwira Imana amagambo menshi atandukanye, ariko ageze aharibwira ati ndashaka kukubona, ndashaka kunyiyereka, ndashaka kukubonesha amaso. Ijambo ry'Imana ritwereka ko neza ngo Mose yari yashyize ihema ry'ibonaniro hakurya hirengeye, ngo noneho akajya muri iryo hema akajya kubonanirayo n'Imana, inkingi ikamanuka, Imana ikavugana na Mose, akagaruka mu iteraniro ry'Abisiraheli akababwira. Ariko ageze aho Bibiliya iratubwira ngo Mose yavuganaga n'Imana ngo nk'umuntu uvugana n'inshuti ye. Ariko Mose yaravuze atumva, ibyo kuvugana nanjye nk'inshuti yawe ntabwo nkibyemera, ahubwo ndashaka ko nkubona, ndashaka kukubona n'amaso yanjye. Imana yamubwiye iti Mose, mbonye wapfa ntabwo wabaho rwose, ntabwo mbonye wapfa. Ariko noneho aramubwira ati ariko ubwo kumbona byo ntibyashoboka kuko mbonye wapfa, ariko reka nkubwire ikintu kimwe wakora. Aramubwira ku murongo wa 21, aravuga ngo kandi Uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanjye, nawe uzahahagarare ku rutare. Haleluya. Amen. Hariho ahantu bugufi bwanjye. Imana yabwiye Mose iti hari ahantu bugufi bwanjye, aho hantu uzahahagarare. Aho hantu hitwa ku rutare. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko urutare ari Yesu. Yaramubwiye ati uzahahagarare ahantu ku rutare. Umurongo wa 22 aravuga ngo kandi ubwiza bwanjye
umurongo wa 22 havuga ngo kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyira mu bisate bw'igitare ngo utwikirize ikiganza cyanjye ngezaho marira kunyuraho. Uwiteka yabwiraga Mose ati nzagushyira ahantu hagati mu bisate by'igitare. Nshuti zanjye bene data dufatanije runo rugero rwo kujya mu ijuru, nta kindi kintu cyashobora gutuma duhagarara muri 2022 nuko tugomba kuba hafi y'Imana, ahantu bugufi bw'Imana. Imana rero yabwiye Mose iti nuba ahantu bugufi bwanjye nzashobora kubana nawe, nzagira icyo nkubwira, uzakomera. Tuzakomera nituba hafi y'Imana, tuzahumurizwa nituba hafi y'Imana, ntituzacika intege nituba hafi y'Imana, ntituzahagarika imitima y'ibintu byose, kuko nuba hafi y'Imana. Isezerano ryavuze ngo izagushyira hagati y'ibitare, ibitare bibiri ibigushyiremo hagati, nirangiza igukingire byose. Nituba hagati y'ibyo bitare rero, ijambo ry'Imana ritura ku rutare ari Yesu. Abari abana baririmbye neza bakibona bavuga ngo niba uri muri Yesu neza gumamo. Urumva rero no kuvuga ngo nituba muri Yesu neza, nituguma muri uru rutare tukaguma bugufi bw'Imana, urugendo ruzoroha. Pastor Chantal, ruzoroha cyane kuko tuzatutari twenyine. Ahantu bugufi bw'Imana uhahumurizwa umutima, ahantu bugufi bw'Imana uhumvira, uhanywera amazi y'ubugingo inyota yakwisha. Yesu yaganira n'umugore yaramubwiye ati yaba rufite wamaye amazi nkanywa, undi ati nawe aramusaba, aramubwira ati amazi rero uyunywa wowe azashira, ariko yaba uri wemeye amazi yanjye nkaguha ntabwo azongera kugira inyota ukundi. Bugufi bw'Imana tuzahashirira inyota, bugufi bw'Imana tuzaharuhukira, bugufi bw'Imana tuhakura urubyaro, bugufi bw'Imana tuhabonera umugisha, abana bacu tukabashyira mu biganza by'Imana. Bugufi bw'Imana, Imana iducira inzira hatari inzira. Bugufi bw'Imana butuma twihanganira ibitugerageza, tukagenda muri urwo rugendo dukomeye, tudafite ubwoba, tudashidikanya Imana, tutitotombera Imana, kuko turi bugufi bwayo. Ahantu bugufi bw'Imana. Icyo mbifuriza nshuti zanjye nuko tuba ahantu bugufi bw'Imana. Umuririmbyi yararirimbye mu gitabo cyo gushimisha, aririmba indirimbo y'122 yaravuga ngo umpakanya Yesu nze mwegere, kuko naniriwe muri iyi si, ndetse no mu gihe cy'intambara ntabwo mwami ujya umpa amahoro. Yesu nze wegere, kuko umwijima ukabije mu isi, icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Uyu muririmbyi yaravuze ngo icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Nubwo umwijima ukabije mu isi, ariko icyo yari akeneye ni kimwe gusa, ni ukwegera umwami kugira ngo yumve ijambo ryawe. Rero muri iki gihe turimo, muri uru rugendo rwo kujya mu ijuru, ni kimwe dukeneye, hari ahantu bugufi bw'Imana. Aho niho nkwifuriza Pastor Chantal, aho niho nifuriza udukurikiye wese, ni ukuba ahantu bugufi bw'Imana, akumva icyo Imana imubwira mu kibazo arimo, akumva icyo Imana imubwira mu kigerageza arimo. Bugufi bw'Imana uzahumvira byose, uzakuyobora mu rugendo, uzahahabwa amasezerano, kandi amasezerano azatuma wihangana. Imana itugire neza, azatuma ukomera mu rugendo. Tukiri aho rero Pastor, hari ijambo ryiza uvuze. Mose abwira Uwiteka, aramubwira ati umva, ntago nshaka ibi byo kumva amajwi, ndashaka kukubona imbona nkubona. Ni gute natwe twaba inkoramutima z'Imana ku buryo wayigiraho uwo mushyikirano ukabibwira uti mva Mana, igihe numva ijwi ndashaka kukubona inkobane, ndashaka kukwegera. Ese ni buri wese wegera Imana? Ni buri wese wabasha kuganira n'Imana ayo magambo? Ni iki twabwira abaduteze amatwi? Ubu bucuti Mose yari afitanye n'Imana bwamuhaye kugira izi confidence zo kuvuga ngo ndashaka kukubona imbona nkubona.
Urakoze cyane Pastor Chantal. Amen. Abanyarwanda rero baca umugani mu Kinyarwanda ngo ifuni ibagara ubushuti ni akarenge. Ni ukuvuga kugira ngo ube inshuti yanjye ni uko ngomba kugusura kenshi, ni uko ngomba kuganira nawe, ni uko ngomba kuguha umwanya. Nicyo gituma mba inshuti yawe. Ndagira ngo rero nkubwire ngo kugira ngo ube inshuti y'Imana, icya mbere ni uko ugomba kugira umwanya mu ijambo ryayo. Yego. Iyi Bibiliya ijambo ry'Imana uhereye ku itangiriro ukageza ku byahishuwe harimo amagambo y'Imana gusa atuma ushobora gusobanukirwa Imana iyo ari yo. Ikindi iyo umuntu ashaka kuba inshuti ya Pastor Chantal amenya ibyo akunda, Yego. akamenya n'ibyo yanga. Yashaka kumunezeza rero amunezeza ari uko yakoze ibyo akunda. Yego. Nusoma ijambo ry'Imana uzasobanukirwa neza uburyo Imana uzaba inshuti yayo. Icya mbere rero nakugira inama muntu udukurikiye ni uko waba inshuti y'Imana. Uburyo bwo kuba inshuti y'Imana ni ugusoma ijambo ry'Imana, ugatega amatwi ijambo ry'Imana, ukumva neza icyo Imana ikubwira. Nibwo buhanuzi buruta ubundi buhanuzi bwose wigeze utega amatwi. Yego. Umuntu yashobora kuguhanurira ni byiza, ariko numenya ijambo ry'Imana uzarushaho kumenya amasezerano y'ibyahanuwe n'ijambo ry'Imana icyo avuga, kuko nta kizaba, nta n'icyabaye, nta n'ikizabaho kitigeze gisizwa mu ijambo ry'Imana. Ibyo unyuramo, ibikugoye, ibikunejeje byose byanditse mu ijambo ry'Imana. Nusoma ijambo ry'Imana uzasobanukirwa neza ubushuti bw'Imana. Icya kabiri ni ukwiha umwanya, ukayemerera, mukaganira. Ese umuntu aganira n'Imana gute? Yego. Aganira n'Imana igihe cyo gusenga, ukayitekerereza ibyawe. Uyu muririmbyi yaravuze nyine ati umpa akanya Yesu nze nkwegere. Yesu rero aradutegereje, arifuza ako kanya ko twaga. Nawe mu byo ukora byose, mu mirimo yawe buri munsi, nk'uko nawe ujya ugira gahunda y'umunsi, ukagiramo gahunda yo kuvuga iki iki n'iki ndakora iki, shyiramo na gahunda yo kuvuga uti uyu munsi ndaganira n'Imana yanjye muri bya bindi binejeje no muri bya bindi bimbabaje. Mu marangamutima yari yose naba ndimo, mbese Imana irashaka ko mbigenza gute? Imana ishimwe. Tugana ku musozo wa Pastor. Muri no minsi abantu urabona mu by'ukuri hari abari begereye Imana, ariko iki cyorezo cya COVID urabona ko kimeze nk'akayunguruzo. Hari benshi cyagamburuje pe. Noneho kuriya kuguma mu rugo hari abenshi babigendeyemo, baravuga bati urabizi n'ubundi tuzadukurikirana kuri YouTube channel, n'ubundi kujya mu nzu y'Imana ntacyo bimaze. Benshi banagendana ko mbese usanga benshi n'abashumba bavuga bati intama nyinshi zarazimiye, intama nyinshi byagenze gutya kubera iki cyorezo. Dukangurira rero abantu dusoza n'uyu mwaka, gira icyo ubabwira, ubifuriza n'umwaka mwiza kugira ngo 2022 turusheho kwegera Imana neza, kandi turusheho no kuba koko muri hafi aho ngaho bugufi bwayo, no gukomeza kuba inshuti zayo. Gira icyo ukangurira abo bantu bumva ko bagize urwitwazo iyi corona. Ndagira ngo mbwire abantu bagize urwitwazo iyo corona yuko igihe nyine cyo kuba mu nzu cyarabaye, n'igihe cyo gukurikirana amachannels cyarabaye, no gukurikirana amateleviziyo cyarabaye, ariko noneho igihe cyarageze. Imana yorongera tubwira ngo ijambo ryayo riratubwira ngo uko urya munsi urushaho kwegera, ariko urya urushaho guterana kwera. Ababiri rero barutumwe. Tujya tubona umwami Yesu aho yagendaga mu rusengero akicara ngo ndetse akegera n'abatambyi, akabaza ibibazo byinshi. Yari Imana, Yesu yari umwana w'Imana, yari Imana, ariko hari ibyo yarakeneye mu rusengero, hari icyo yashakaga kwegera abatambyi, hari ibyo yarakeneye kubaza, ndetse hari n'ibyo yarakeneye gusobanura. Kuza mu rusengero rero ntabwo ari inyungu zawe gusa, ahubwo ni n'inyungu zanjye. Iyo duteraniye hamwe nk'abera b'Imana turushaho gufashanya, tugakomezanya, tugahumurizanya. Niyo mpamvu nkangurira buri wese uri mu nzu utekereza yuko ntacyo bigitwaye kujya guterana kwera atari byo. Ngwino mwene data ujye mu nzu y'Imana, kuko ijambo ryayo rivuga yuko ngo kurya munsi urushaho kwegera, kandi urimo kutwegera, ngo niko tugomba kugira ishyaka n'umwete byo kujya guterana kwera. Ntabwo bihagije kuguma mu rugo, oya, birakwiriye yuko ujya mu nzu y'Imana ugaterana. Yesu ubwe yaravuze ngo ababiri cyangwa batatu nibaterana nzamanuka nze mbane nabo. Rero nawe ngwino ujya ahandi aho abandi bari, duhumurizanye. Yesu yari afite impamvu azi yuko iteraniro riri ngombwa, n'itorero riri ngombwa. Tubona uko itorero mu byakozwe ntumwe ryatubanjirije, abera barushagaho ngo kuza mu nzu y'Imana, ngo bateranaga buri munsi, ngo kandi bagateranira mu rusengero, ngo kandi umwami Imana akabongera abakizwa uko bukeye. Ahari aho rero nuza mu rusengero hari umuntu uzakizwa. Ngwino nawe uterane n'abandi, ngwino dukeneye ubuhamya bwawe, ngwino dukeneye ibyo
uburyo duhumuriza. Njye nawe turi ingingo za Kristo, kandi tutagufite umubiri ntabwo waba uri ingingo zuzuye. Bahara wowe wakuboko we nuza mu nzu y'Imana tuzashobora kubona imbaraga. Njye niba ndi ugutwi nzumva, ariko niba ari ukuboko sinzumva ngo nakore. Imana rero iguha umugisha kuza ku mubiri wa Kristo kugira ngo dukore umurimo w'Imana, kandi mbifurije umwaka mwiza muhire w'umugisha wo kuba hafi y'Imana, ugahagarara ahantu bugufi bw'Imana. Imana yo mu ijuru izakugirire neza, izaguha umugisha, kandi Imana izaguha imbaraga zo guhagarara ahantu bugufi bw'Imana muri uyu mwaka w'2022. Yesu abahe umugisha. Amen. Pastor urakoze cyane, ni ijambo ryiza rwose rihembuye imitima yacu, kuba bugufi bw'Imana. Kuba bugufi bw'Imana, rya jambo ndarikunze cyane. Nari nsanzwe ndizi, ariko noneho ryongeye kuba rishyashya muri jyewe, cyane cyane kuba inkoramutima y'Imana. Reka dusabe abantu baduteze amatwi n'abadukurikiye, nukuri uyu mwaka wa 2022 sinzi icyagucogoje, ariko ndagusaba kugira ngo nanone wongere ugaruke, ube hafi y'Imana, wongere ugirane ubusabane wari ufitanye imbere n'Imana, wongere ubugire, kuko mu minsi turimo ni minsi ikomeye, ni umunsi Satani ngo ashaka bazarimburanwa nabo, ariko turashima Imana yuko n'umwuka wera nawe aba hari kugira ngo akomeze adukangure. Karibu rero twongere 2022, nukuri tube bugufi bw'Imana, dukomeze twegera Imana yacu, tube inshuti z'Imana. Urakoze ro Pastor. Ubwo ubutahane tugutumira uzongereze utubwira ko ijambo ry'Imana, cyane ko uzaduha no kubuhamya, bwira abantu bateze amatwi. Hari n'igihe baba batubana bakavuga ariko se ibyo bintu bya Yesu biba bimeze gute? Ni byiza ko tuzajya tubabwira naho twavuye, naho tugeze, kugira ngo n'abatari batera iyo ntambwe bayitere, n'abananiwe mu rugendo bongere basubizwemo imbaraga. Ubwo rero tubifurije kuba bugufi bw'Imana, tubifuriza kuzagira umwaka mwiza. Tubapepere tubabwira ngo umwaka mushya muhire, noheri nziza. Amen. Haleluya.